twongeye kubasuhuza abakunzi bivuka TV. Aka kanya noneho ibyo twabazaniye byo nagahebuzo. Ubu aka kanya turi mu kigo dukunda gukorana nacyo kandi tubana cyo umunsi ku munsi, ITS of Kigali. Ubu aka kanya hari ikirori kiri kuberamo hano cyo guhimbaza Imana no gushima Imana, aho bagiye batumira abahanzi bagiye batandukanye. Reka noneho twebwe mukurikira ukuntu bigiye kugenda, kandi turaza twese kumererwa neza. Muraza kubona igitaramo kuri bigende, hari n'abandi bastari benshi b'abahanzi bari buze kuba barabana natwe. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everything in life is a message. Please make sure if you're inspiring others, we are here for you.
Reka dukorere Imana tukiri mu buto bwacu kugira ngo natwe Imana tubikomeza twumve. Amen. Ndagira ngo rero dukomeze twakira undi muhanzi uramya ndetse agahimbaza Imana. Yitwa Teyana Mutokafiri. Haleluya. Nuko bagiye gusa Teyana n'abagurani sengera besoshe cyane kikakiro. Haleluya. Ubwa mbere kugeranga ndanezerewe cyane. Haleluya. Icyishimishije nuko nageze ansanga mugasa neza kandi umugisha. Kwakira Emile n'amashyi menshi cyane. Uraho neza. Haleluya. Ndabashimiye cyane kuba mwanuriye batekereza kuri njye ukagura bane nawe nagize neza ndamugisha. Mbabona noneho ndababona kwiga nibyo banje kugira ngo numve ko ari ngombwa. Nize muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'itangazamakuru. Ubu ni nyuma yo kwiga namwe murabona ntaramenye byiza rero bivuze ko kwiga bishobora gutuma abantu bakunda bakanamubona bakamenya. Ese mwahaye amashyi kwiga noneho ikindi kintu cya kabiri ni umujyanama nanjye wabonye impano z'abahanzi batatu
harimo uwitwa Niyo Bosco, akaza n'abandi babiri basigaye bitwa Augustin na Dorcas. Abo bahanzi rero impamvu bavuze nagira ngo mwumvishe ko harimo abana nkamwe abenshi muri no murusha imyaka, ariko ubu ngubu ni abahanzi bakomeye mu gihugu. Bivuze ko rero imyaka yanyu nta kivuze kuko mwakorera Imana, kuko Pesa Dorcas ni abasitari kandi bakorera Imana. Turabona abantu batoya n'ubwo bayibasha kuririmba, sibyo? Ababizi mu kare turirimba neza, ntabwo ari cyane. Turirimba ko ukabite bamwe muri mwebwe shimira revival yafatwa muri iki gihe. Shimiye ubuyobozi bw'ikigo bwatwohereje n'ingingo kuri ubu maze abasaga ibihumbi magana ane amashyi y'ubuyobozi yambaye neza, amashyi menshi cyane. Iyi section turi kwibutsa uburyo yapanze ukaba ugeze kandi nkaba mbona wagenze neza, turizera ko biri bunasoze neza. So ndavuga kuri revival gatoya gashoboka ku batayizi. Revivals ni itsinda ry'abana bishize hamwe bafite impano yo kuririmba, baririmbira Imana kandi neza cyane. Mureke tubakomere amashyi. Revivals ni itsinda ryatangiye mu bihumbi 2019 mu gihembwe cya mbere, nibwo bubuye umutwe bashaka kugira icyo bakora, bashaka gukoresha impano yabo. Mu kiruhuko cy'uwo mwaka mu gihembwe cya mbere nibwo basohoye indirimbo yitwa Amashimwe, ubu iri hanze. Tukomere Imana amashyi ku bw'ibyo. Ikindi Revivals ifite cover yitwa Olifika. Amashyi menshi cyane kuri Revivals murumva ko hari aho yavuye hari n'aho igeze.
mu bigaragarira amaso revivals barashoboye. Ikindi turizera ko hari aho izagera hashimishije kurushaho bari ubu ngubu. Icyo nicyo gihe revivals imaze, aho niho revivals ibashije kuba yagera uyu munsi wa none, ariko ibyinshi kandi byiza biri imbere. Kuri YouTube revivals, kuri YouTube bariho ni revivals group, kuri Instagram bashatse kubasacinze nabwo ni revivals group. Urumva ko revivals kabisa dufite abantu batoroshye. So revivals, Imana ikomeze ibashyigikire ibagure muri byose. Mbivugiye kuvuga ko buri muntu yumve revivals ni iki, revivals bageze he, wakenera kugira icyo afasha revivals, ubufasha burakenewe kuko hari harehare cyane bataragera. So Imana ibakugisha cyane.
Amen.